irindi jambo nazanye Imana ibakoreho ikore no ku bintu byabo kuko abantu babikozeho cyarananiranye hari n'ababikozeho birabwata birashwigira ariko Imana yantumye ngikore ibakoreho ukaneye kubona umuntu uguheza itangazo ry'ubwami bw'ijuru abantu baguhaye amatangazo bibi zitanga amatangazo ariko gacha bakongera n'ibindi ariko itangazo rivuye mu ijuru rizarica ku mugabo wagiranye ubusabane n'Imana uyu munsi wa none nabazaniye itangazo Imana ibakoreho ikore no ku miryango yayo ibakoreho ibigaragazo zose si ibigaragazo ahubwo ni inzira zimwe zituganisha kubisubiza Bibiri iravuga ngo aba yamenye yabahaye niki n'ijambo yabahaye n'ubwenge narakumenye ukiri mu nda tuza reka guhungabana n'imiyaga n'imihenge Imana yarakumenye uzukagana confidence ko Imana yakumenye reka kumva udufwire tw'imiyaga n'amagambo y'abantu narakumenye narakwejeje naragutoranije mushize hejuru tugomba kuba ugomba kuba hejuru kuko wakumenye wakwejeje wagutora ni Urugero TV. Ishari ni wewe urwango ni wewe kutanyurwa n'ibyo ufite ni wewe senya wamola bo umugabo mwari ko kumera bose tuzuru namubwira ati imbabazi nizi kwari zuri mu kazi kubera abana bari kubera nagabi sha munda mukirizo umubwire ngo senya ibintu bidafitanye ubusabane senya ibintu bidafitanye ubusabane ibintu bimwe utarasenya ibindi senya ubunebwe senya urwango senya ishari senya urangiza ubona akazi wubaka n'inzu abana indayi baracyari abakonde wagera mu rusengero murengeje ibakore nk'uyu muntu yacitse no kuruka Imana waya mu turacyari muri bogobogo turi muri tawu karibu kwa kusoma Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa Uwiteka ahera ko arambura ukuboko agira ankora ku munwa nako kandi Imana igukoreho gusa sinzi party gukoraho lakini Mungu afanya nini Mungu akuguse endelea kusoma bwana maze Uwiteka arambwira ati shiza amagambo yanjye mu kanwa kawe nimeyaweka sasa maneno yangu kinywani mwako dore ngushyiriye hejuru y'amahanga na kuweka juu ya mataifa na falme zote za dunia kurandura kubomoa no gusenya no kurimbura no kubika kubaka no gutera imbuto amen amen komera ijambo ry'Imana amashimeshi cyane namukiriza abantu batatu ndabigusabye ubabwire ngo Imana igukore uyu mugoroba abantu batatu kabisa tumi Imana yo mwijuru imwizera Kundiro kumwami Nebukadineza tumi Imana yo mwijuru imwizera itumi Imana yo mwijuru imwizera Kundiro kumwami Nebukadineza umwami Nebukadineza rozi abanyabwenge bibabo ziyobera abanyabwenge umuntu ku giti cye agira ikiza kimwe
umuryango ugira igishobora kubakora, igihugu kigira igishobora kubakora, isi igira igishobora kuyikora. Ndatize kugira ngo iza kuvuga kuri Yeremiya. Betanomeza ituma Imana yo mwijuru nimuzamure bikaza sema isi twese ari abazungu ari abirabura. Umugabo witwa Corona, vuga ngo Corona. Abainjeniyeri bose barashuka, abadokiteri bose barashuka, abaperezida bose barashuka, abise filosofi barashuka. Vuga ngo yadukuze. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ndagira ngo gusabe uhaguruke tutangeza haleluya sita tutugira Imana ngo Mana Corona icyago kimeze ka Corona tikigasubira kugaruka cyatu n'ubu dufite impact ikomeye kubera nimuzamure ibiganza gatanga haleluya 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 sama bituma Imana yo mwijuru nishoramo miliyoni 11 z'amagana. Ndavuga ngo ahangaha nimara kumusarura ngomba kugura imodoka nziza, narangiza kakubaka iduka rinini rifite umurongo, hanyuma ngashiramo uwo twashaka. Naho ibyo mpanga hari ibindi bishaka kuduha. Wowe nimba itaragukozeho tipe witwa Corona yarankozeho biteye ubwoba. Umunsi nasaruye imodoka 5 zimaze kwera na package neza. President Kaguta Museveni, mzee wa Uganda, aratangaza aravuga ngo nta muntu usohoka munzu, guma munzu, ibitunguru biguma munzu, isoko zose zirafungwa. Bituma Imana yo mwijuru nareba ibitunguru, nareba n'ijambo ryose ibintu biracana nindi takozeho yadukozeho. Nondangiza namambi heza abaturage, heza n'abakristo, ibindi biraba koro warambekuye uri igihugu. Bituma Imana yo mwijuru bituma Imana yo mwijuru Imana idufashe Corona nigisana Corona tikigasubira kutugeraho izina rya Yesu. Wabyumva se miliyoni 11 ukazisohora gute? Warangiza itangazo mu gitondo te wari wo musajya agenda kuva mu makage mbere yaho ashize rukima. Umugabo ngo azari akamanuka mu mutima tubazanye n'umudamu process bigeze arambwira ati ameongeye hakuna neno ni ariko nubwo Corona yadukoze ariko Imana yadukoze ibyacu kugenda neza. Tangaje uyu mugoroba w'uyu munsi wa none nubwo hari ibintu byari byasambutse ariko Imana igukoraho ikindi kidukoraho. Ndasenga Imana tikikakubeho. Kigeze kuba muri Samariya ni umugabo witwa Inzara, umuvuge mwese wanzara tukatugere Samariya igice abami bakabiri bice 7 n'umurongo wa mbere. Bibiri ijambo ry'Imana ngo Samariya ngo inzara ngo yakubitagura ngo irinjira neza
kugeza aho abadamu babiri bavuze ngo ayino tugomba kwicara tugomba gutangira sisiteme ya busheti kandi y'abana umwe tumwe. Tekereza ababyeyi umuntu akavuga ngo ubwenge bwo kugira imbabazi bubaye down kubera inzara. Umwana baramutse mu barangiza bagiye kuba kabiri urubanza ruraba. Reka ngubwire Imana ndizikemura ikibazo hataraba ikibazo. Ngiye gutanga haleluya. Numvise ibintu uko bimanuka neza. Haleluya. Haleluya. Ariko icyanejeje nubwo Samariya inzara yari yateye ariko harimo ibindi bibiri. Icyambere harimo umuntu, harimo iki ndamukirizo mwicara kugira ngo iwanyu Imana ibaheze. Kuko watu na kuko mtu siku utapata mtu atakupeleka kwa watu. Kuko Imana yakuza bari mwisi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo. Uzabura ibindi ariko umuryango tukabura umuntu. Kangaje uyu mugoroba none Imana gusingiriza umuntu. Inzira yo kuja muri Dubai ntabwo ari amafaranga yawe, ni ngombwa kubona umuntu. Ndasenze uyu munsi Imana yakuguheza umuntu udafite agaciro. Imana gusingiriza umuntu ufite impact n'agaciro ku buzima bwawe. Ariko hari umuntu utangiye kunumva ngo komera Imana amashyi. Bituma Imana yo mu ijuru agomba kugira impact ingaruka ku buzima bwawe. Umuntu ntabundi niyarisi weratuye dota. Abahanga barava muri dota n'ijambo yituye mu ijambo. Imana izi gusingiza bafite ijambo umaze n'isura n'abantu. Ariko ndatangaje umugoroba wa none Imana ya Ibrahimu kore igusingiriza umuntu. Haleluya. Tangazo la neno la Mungu. Biblia iravuga ngo arangije ngo watu wakapiga kelele. Nao hari abandi batipe nabo basa n'abahejwe batahawe agaciro. Reka ngubwire utaha agaciro ejo yakwigishirije umwana wawe. Kuko ntabwo ukomeye ukomeza n'abantu. Ntawe ugira hagera adafite ababwiza. Ijuru ndi ryari rifite ubukeho ariko ngo uribona ko rigomba guturika. Ushaka kumwogeza gute wasi uri muri system y'ijuru. Nushaka kwembe ijuru ryaragufasha. Sinona gusengera ngo Satani agufata aragatsinda. Ntafite n'akamaro ku buzima bwa Kristo. Ndakomeje ni mundeka amatwi nimara mvuge Yeremiya muhezi macho. Musifu ni Mungu wetu kwani ametutendea mema. Tutamsifu tu aliyetoka juu, shangilieni Mwokozi mwema. Nishambo nasanye Imana ibakoreho ikorane ku bintu byabo kuko abantu babikozaho cyarananiranye. Hari n'ababikozaho birabwata birashwigira ariko Imana yantumye ngikore ibakoreho ikorane asoma sikalaba sekera indita ofonea faye nonganda la garza fe abanyabibembe urugendo rw'umukiza akabaje kwiremba
ndasiganirwaho Yesu ari ndashaka kubwerekana reka kubwire Imana ndizi finance empty ifinance ahari Biblia iravuga ngo itabariki kazi ya mikono siku utajua samani ya wewe utajitahidi alafu Mungu ataleta finance kuja kukubariki. Mungu si kiziwi, Mungu si mjinga, Mungu si mpumbavu. Icyakora aza kupromotinga wagize icyakora abatipe ngo barakandagira Imana ngo isa nitanze amatwi irayafungura y'abantu b'Abasiriya ngo bumva kuko Samari yabonye Musada ariko kubwira Musada ndibuze ni wewe Imana yakuremye ntiwavamo umucika amaguru ucike n'umutwe inda yawe ndiyavamo ikindi kinyejana cyo kumenya kuko tayari Imana yakuzeho kuva kera amakuru agera ku mwami Mufalume akasema aravuga ngo yababa we nta muntu uri muri iki gihugu hakuna nabii katika nchi urira umva neza baramubwira ngo hari umuntu banabona kini kigesha cyo gufata umupira cyo gutira ukawuplasa abana bakawugarura kuri nefu kawuheza 11 akawumana urushundura rukanyega kini kigesha cyo gukora umurimo w'Imana nta bantu bo kubaka ijimbo nurangiza bunanirwa kwizera ko Imana idakora nimo kubaka ijimbo imeze gutya umubaka itorero rimeze gutya Imana itarabakoze mu mwarandi batse ndamukiriza umuntu mubwire ngo mwarakoze muri abagabo Imana yongera ibakoreho cyane mukomere Imana amashimeshe kugira ngo komeza amagambo y'Imana ariko navuze nabi mundamukiriza umubwire ngo muri abagabo mwakoze neza Imana yabakozeho muri kuri bishana nimuzamura ibiganza samba haleluya haleluya kabamaze imyaka 20 20 batarubaka n'umudugudu n'umwe ariko gusa imyaka ingahe urusengero rungana gusa Imana itaragukozeho wozikoraho tangaje uyu munsi wa none abataramenya agaciro ko kwita ku murimo w'Imana Imana igukoreho cyari kibazo cyekikiza inzara ikuriye tutekereza neza ikuriye umugongo uracika ikuriye mukorogana kandi baratanze 8 munsi ikuriye inzara uzubizobe inzara ntigaragara inzara ni Imana umuntu wese uri umuntu Imana izakurinde inzara kuzageza impanda y'Imana ivuze tukahure n'icyango cyiza abaye mukabose niza zamuri kiganza maze musenge Imana iguheze ubutunzi bukomeye wowe nimba bifite ndakibazo kuko abari babifite kera byarashize kuko isengesho ry'umugaragu w'Imana rifite imbaraga n'akamaro mu izina rya Yesu Kristo tangazo kuko uyu munsi wa none ugaragara bene data impande zavuge twebwe twese n'abadukurikiranye yakagira uzagira icyago cy'inzara mu izina rya Kristo amen.